Muraho neza ndabasuhuje nk'ibisanzwe amazina yanjye n'Amos kabiri kane gatanu we dusanganywe cyangwa uri mushya aha ni ku bwenge 360 TV. Dore inkuru itangaje ku itariki 1 y'ukwa gatanu 2026 hari inkuru yatangaje cyane benshi. Abaturage bo mu mujyi wa Masindi baguye mu kantu nyuma yaho umugabo wavuzwe ko yapfuye abonetse ari muzima nyuma y'amasaha make murambo bikeka ko ari we ushyinguwe. Nk'uko ikinyamakuru Daily Monitor kibivuga, Godwin Baguma utuye Kijana mu karere ko hagati ko muri Uganda amaze ibyumweru byinshi abura ibirengero. Ibyo bikaba byarateye impungenge nyinshi mu muryango we n'abaturanyi be. Umuryango we wavuze ko Baguma bivugwa ko yari afite indwara zo mu mutwe, yavuye mu rugo mu buryo butunguranye nta muntu n'umwe abimenyesheje cyangwa ubizi, bituma hakorwa ishakishwa rikomeye y'uwo muntu. Ibintu byahindutse mu mpera z'icyumweru gishize ubwo umuryango wakiraga inkuru ivuga ko polisi yasanze umurambo wangiritse mu murima Kisanja wa gatanu. Umurambo wajyanywe mu cyumba cy'ivuriro ya Masindi aho hatanzwe amatangazo yo kumenyesha abantu bafite umurambo cyangwa umuvandimwe wabo waraguze uwo murambo. Yakobo Kamutulaki se wa Baguma yavuze ko ubwo yabonaga amakuru ku cyumweru yohereje abahungu be mu buruhukiro bw'abapfuye kugira ngo bemeze ko umurambo wabonetse ari uw'umuhungu we. Nyuma yo gusuzuma neza umurambo bagarutse babwira se ko umurambo babonye ari uwa Baguma. Guys, ese nawe inkuru iragutunguye? Ibaze nawe nyine uje ugasanga wapfuye bamaze kugushyingura basoje kandi wowe kiriho. Jya muri comment umbwire ukuntu waba bimeze nyine wowe ukuntu waba wabifasha. Nk'ibisanzwe ndagushikariza gukanda subscribe ku mbuga zacu zose, TikTok ni ubwenge 360 TV, YouTube ubwenge 360 TV, kindi nanone Instagram akaba ari Rudacogora. Ndabakunda, ciao ciao.